Mbere ndashimira ko kuba mwitabiriye kandi mugitabira mukagerera ku gihe cyo cya mbere ndashimira ubundi nkanashimira ubuyobozi bwa Moni Rese nabwo bwabashije bwabashije gutegura igikorwa kikaba kigeze kuri uno munsi kandi ibintu bikaba bimeze neza cyane kuri ano masaha. Ikindi kintu uyu munsi urabona ko imvura yaguye, hari n'abandi banyamakuru bari twatumiye bashobora kuza bitinze, ariko wenda nibaramuka baje baragira ibindi biganiro bafata kuko nabo twari twabahamagaye kandi kubera imvura ntabwo wenda naza kuvuga ngo ntabwo baje. Uyu munsi rero hateguye ikiganiro n'itangazamakuru ku ruhande rwa Valentina cyangwa se Dore imbogo nk'izina rimenyerewe cyane mu itangazamakuru n'ubuyobozi bwa Gift Restaurant. Murabizi ko mu minsi ishize hari uburyo twasinyemo amasezerano, hari abari bahari y'imikoranire ajyanye n'akazi. Uyu munsi rero hari ibyo bifuje gutangaza, ubwo baraza kubitubwira hagati yabo n'ubundi bijyanye n'amasezerano bagiranye cyangwa se kuko hari harimo kuyakomeza, kuyavugurura cyangwa se kuyasesa. Ubwo muri byose baraza kubitangariza. Wenda nagira ngo uyu mwanya umuyobozi Amoni ijambo kugira ngo atwakire mu rugo iwe anadusobanurire ku bijyanye n'igikorwa baduhamagariye uyu munsi w'itangazamakuru. Bakoze kumpa ijambo. Mbere na mbere naza kubashimira mwe mwese muri hano mwitabiriye iki gikorwa cy'umukobwa wacu Valentina. Shimira na Valentina nawe ukomeje kwitwara neza muri iyi minsi, aho uyu munsi nyine yatumye twongera gutegura gahunda ye kugira ngo tubashe kuba twarushaho kumuteza imbere. Nk'uko rero Samu yarabivuze, uyu munsi dufite ibikorwa bibiri bitandukanye. Icya mbere turaza kubereka indirimbo ya Dore imbogo uyu munsi yakozwe n'umuvandimwe wacu Emmanuel, mbona no kumushimira, ndetse tuberekere indirimbo y'umujyi wa Kigali yakozwe n'umuvandimwe wacu nawe Jacques sorry. Ubwo rero ariko nanone hari n'amasezerano tubuze gusinya uyu munsi. Valentina nyuma yuko tubonye ko ari umwana mwiza, ari umukozi mwiza, ariko uko twagiye dukina nagenda mureba buhoro buhoro nabonye afite impano yo kuririmba cyane ko namukurikiye no muri studio nkareba ukuntu yakoze indirimbo y'umujyi wa Kigali, mbona ari umuntu ushobora kuba yabyaza umusaruro mu buryo bw'indirimbo. Uyu munsi rero ndasinya amasezerano na Valentina, ariko hari rebo bakoze we na Emi yitwa Emiva, Imana za kudusobanurira neza mu kanya karibuze neza kuba yahabwa ijambo kuko reba bakoranye indirimbo ya Dore imbogo. Harimo n'amasezerano ye turaza kuza kuyasinya mu kanya yo kuba Amoni Gift Company Limited ishobora kuba yemera kuba yamanaginga iyo rebo y'aba bavandimwe babiri. Amasezerano dufitanga n'amasezerano y'agateganyo kubera ko Emi abi Butare twakoze proposal, ariko tuzicara tunanorosore neza nabwo tujya tuhamagara tubabimenyesha. Arakoze cyane. Wenda haraza kubaho umwanya w'ibibazo tukakumva no ku ruhande rwa Valentina kuko nawe kugira ngo niwe wambwiye ngo arifuza ko nazatumira abanyamakuru ko hari ikintu wenda bose bifuza kubwira itangazamakuru, ngo nagira nawe agira icyo abasobanurira kuri ayo masezerano n'imikoranire. Mbere na mbere ndashimira Uwiteka Imana, ngashimira n'itangazamakuru muri rusange, ariko uhereye kuri Samu Gakire. Mwaramfashije, Imana ibaha umugisha. Muramfasha ndamenyekana, boss aramenya, ampa akazi, ndamushimira imbere yanyu ndetse n'imbere y'Abanyarwanda n'abandi baterankunga bose mureba hano turi kumwe. Ndamushimira kuko ntago yampamagaye arebeye ku mashuri, ntago yantumijeho arebeye kuko mfite ubwenge buzamufasha mu kazi akora, ahubwo yampamagaye kuko
yari afite umutima wo kumfasha mu mpano Imana yampaye, mu mpano nungutse. Ndamushimira cyane mu masezerano twagiranye ngera hano, ndashimira cyane kandi agakomeza no gukora ibyiza biruta na ya masezerano twasinye. Ndamushimira cyane, mushimira ku Mana yera ndetse n'imbere y'Abanyarwanda muri rusange n'abavandimwe n'inshuti bari hano, ubufatanye yagize we na Emmanuel. Yampaye uruhushya, amatiki, impamba, ndagenda ndeba Emmanuel dukorana indirimbo. Indirimbo turayirangiza, ari cyo gikorwa nyamukuru nabatumirijeho kugira ngo tuyeditinge tuyishyire kuri channel, bankoreye channel yitwa Dore imbogo, ariko ntago njya nifuza kubaho mbangamiye abantu. Nkaza kugaruka kuri Emmanuel, nkifuza ko twakora channel tugashyiraho bya bihangano byacu byakundwa, tukabona umusaruro tukawugabana neza mu mahoro. Nkaza no kugaruka kuri boss wanjye, ntago boss wanjye azajya aguma mu ruhushya, azajya ntekereza icyiza hanyuma ngo areke kugira gute, areke kubona wa musaruro, kuko nta kintu dukora kitagira umusaruro. Niyo mpamvu turi hano ngo tugire amasezerano dusubiraho, tugire amasezerano duhindura, tugire amashya, cyane ko dushaka gukora ibintu bifite gahunda, bifite umusaruro, bifite iterambere se ku gihugu cy'u Rwanda ndetse n'Abanyarwanda. Mu magambo ahinnye ndabashimira cyane, ariko ntibagiwe n'umuhungu w'Imana ndetse n'igihugu uri hano ndetse na madamu we n'abana be. Ndabashimira n'izindi mbaraga z'ijuru, kuko barampamagaye barambwira ati tuvuye hanze ariko turagukunda. Abana bitwa ba Dore nibo bavuze bati tushaka ko Valentina duhura tukamubaza ngo mbese nawe urahari. Ndahari kandi n'Uwiteka arahari. Ndabashimira kuko bahari, ndabashimira kuko bamfashije mu ndirimbo yitwa Umujyi wa Kigali. Valentina, Emi rero nawe ni murabizi ya ndirimbo iyo bari bavuze Dore imbogo, ni indirimbo abantu benshi bavugaga ko ngo igizwe n'amagambo abiri. Iyo ndirimbo rero murabizi ko Emi akiri mu maboko ya Layira. Emi yari umuntu wabashije kumuba hafi, abasha gufata ya ndirimbo barayikora neza, kanya turaza gufata umwanya wo kureba ndetse no kuyumva, kuyiha ibitekerezo by'umuntu wari usanzwe ari umuhanzi kandi azi kwandika. Emi nawe ndagira ngo umuntu wakoranye na Valentina n'umuntu ndetse nabwo bagiye gukomeza gukorana n'ubundi muri rebo nshya, agiye no kutubwiraho kuko nk'umusanzwe ari umunyamuziki, niko ariyo mpamvu boss Amoni yamwiyegereje amubwira ati reka dufatanye, kuko murabizi ko umuziki ni ikintu kiba gisaba amaboko menshi cyane. Emi nawe ndagira ngo agire icyo atangariza itangazamakuru kuri uyu munsi wa Valentina nawe ndetse. Murakoze Samu, mbanje kubasuhuza mwese kandi mbifuriza n'amahoro y'Imana. Nkuko wabivuze, nitwa Emmanuel Singizwe, ndi umuhanzi, ndaririmba nkanacuranga nkanandika. Reka rero umugani mbanze nshimira Imana ihabwa icyubahiro kubw'uyu munsi. Mu by'ukuri mushobora kwibaza muti se ko tubona uri umusaza, ibihangano byawe bikaba byaratinze, wari uri hehe? Ndi umuhanzi wa kera cyane, natangiye guhanga kera cyane niga i Gahini umwaka wa 3 segonderi. Cyane cyane nahimbaga amapoeme, abo twiganye barabizi cyangwa bize kuri icyo kigo. Nabaye wa mbere ndi umwana muto mu Mutara, nigize kuba wa mbere mu rwego rw'igihugu mu mivugo inshuro ebyiri zose.
iya gatatu nabwo mbu wa kabiri mu rwego rw'igihugu. Ku gihangano cya sida, murabizi sida igica ibintu mu bihangano by'ubumwe n'ubwiyunge, mu bihangano byarasiye ejo bundi by'amakoperative. Rero ntabwo guhanga ari ibintu nkoze nonaha, ni ibintu mazemo igihe kinini. Hari abahanzi nagiye nandikira, ariko burya abahanzi benshi hari igihe babigira ubwiru, nkabandikira indirimbo kandi zigakundwa. Ntabwo rero nababeshya ngo maze igihe kinini impanga nshyira indirimbo zanjye ku mugaragaro, kuko jye nabanje kujya mu yindi mirimo, ibintu byo gusohora indirimbo ntarabishyira imbere cyane, banza kwiyubaka kugira ngo ntazaba nka bya bindi mujya mwumva abantu babasohoye mu nzu. Hari ibintu byinshi burya bitera uba wagize priorite. Nabanje kwirwanaho mu bundi buryo, nshaka business zindi nkora kugira ngo niyubake, nzaze wa mugani wanyu kuri iyi mihanda ntabundabunda. Ndi umuntu w'umugabo utaje guhuguza, ahubwo uje gutanga ubutumwa. Ibihangano byanjye rero ntabwo biramara amezi ndetse arenze 5, ariko muri ayo mezi 5 maze gusohoramo indirimbo enye. Muzabona indirimbo yitwa ibyiza by'umugore, ni indirimbo ikunzwe cyane ishima ibyiza by'abamama. Hari indirimbo yitwa kuba umugabo, indirimbo ikangurira abagabo imyitwarire myiza, igakangurira abantu kubana neza mu ngo. Hari indirimbo yo nasohoye ifite n'amashusho yitwa kirezi cyiza kimbyarira abana. Iyo ni indirimbo nahimbye nyihimbira umufasha wanjye, iyo yo ifite n'amashusho. Rwose mujye munagerageza murebe ibihangano bya Emmanuel ku mugani, mukande na subscribe kugira ngo muteze imbere abahanzi. Ariko mu by'ukuri twe tugamije gutanga ibihangano bitanga ubutumwa. Ari nayo mpamvu nakunze Fafa, kuko nashatse kugira ngo ngire n'umuntu twafatanya, buryo ubumwe ni ingufu, kugira ngo dusohore ibihangano byigisha. Ntabwo tuzakomeza gusohora ibihangano gusa yo kugira ngo abantu baryoshye gusa, tugomba kujya dutangamo n'impanuro. Indirimbo zanjye abanyarwanda, abantu bose bazazikurikirane, ziba zirimo impanuro. Ariko noneho haraza gushya rero yatera imbere tujya tuvuga. Haraza gushya kuba mbashije kumvikana na Fafa, tukaba tugiye gukora rebo yacu yitwa, nako deje twamaze kuyikora, yitwa Emiva, Emmanuel and Fafa. Iyo rebo ikaba igiye kumanagingwa n'uriya muvandimwe Amoni naramukunze. Murabibona ntabwo ndi umuntu wapfa kuyorera manager, ndabanza nanjye nkarambagiza kuko nanjye ndi mukuru. Ariko Amoni naramusuzumye mbona ari umugabo uhamye, mbona ari umugabo wa wundi wakumanaginga ntiyirukire kugukuramo inyungu, ntashaka inyungu mu gishoro, ahubwo agashaka inyungu mu nyungu. Ibyo rero nabibonye kuri Amoni, niyo mpamvu nemeye ko Amoni yatumanaginga jye na Fafa. Ariko mbabwire bavandimwe ko ibyiza biri imbere, kuko iyi ndirimbo mugiye kubona ntabwo natinya kuvuga ko yamvunye. Murabizi byinshi mwagiye mubyumva, ariko nayihereye kwitangira nigereje no ku musozo. Nari navuze ko ngiye kwitanga audio, ariko nza gusanga kwitanga audio bitaba bishimishije, ndavuga ngo reka nyikorere n'amashusho. Ikintu rero cyatumye nshimira Amoni nuko burya mu by'ukuri hari n'igihe ukorana n'umuntu ugasa nk'umugerageza. Naramubwiye nti ushobora kohereza Fafa akaza tugakora iyi ndirimbo, we mbona ko ari umuntu ufite imyumvire yumva vuba. Arambwira ati reka mwohereza. Ubundi turi muri Nyungwe, indirimbo yewe nasaga nari nanayirangije. Ndamubwira nari kushobora kunyohereza amafaranga make nibura nk'ibihumbi 50 kugira ngo iyi ndirimbo ko harimo utubazo tukirimo. Ntabwo yigeze ambaza ngo nayo gukora iki, yahise ayamba. Mpita mvuga uyu muntu ashobora kuvamo manager. Ariko iyi ndirimbo yaramvunye kuva kwitangira kugera ku iherezo, ariko ndashimira Imana ko byagenze neza. Namwe bavandimwe ndabashimira kubona mwaje kugira ngo muyirebe ku mugaragaro,
muyumve ku mugaragaro kugira ngo tuyishyikirize abanyarwanda. Ni indirimbo nibyo nababwiraga ishobora kugira n'icyo ifasha ku gihugu cyacu, kuko ifite byinshi ivuga, ifite ibyo ikangurira, irakangurira abantu benshi baze basura igihugu cyacu. Visit Rwanda irimo indirimbo yerekana ibyiza by'igihugu, yerekana ibidukikije byacu, ubwiza bwabyo. Ni indirimbo rero nshishikariza abanyarwanda bose n'abanyamahanga ko bayireba. Murakoze, ibindi turi bukomeze tubiganire. yahindutse izina ry'umuyobozi wayo niho hari gukorwa iyo ndirimbo. ubona wenda ngira ngo n'umwanya anatubwire niba ko hari irindi zina rishyashya bafite ntabwo kiri munsi ariko anatubwire nawe indirimbo Valentine afite y'umurwa wa Kigali nayo turaza kumva hadasanzwe Kigali yarangira. nawe tubwire nyine ukuntu yumvishe Valentine n'uburyo bamufashe mu gukora iyo ndirimbo. Murakoze. Amazina yanjye ubundi nitwa Twizeyimana Jacques, ndi umugabo ndubatse, mfite umugore n'abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Nize amashuri yisumbuye muri Saint Andre, nkomereza mu Buhinde, niho nakoreye masters muri applied economics, ngaruka mu Rwanda ariko nkaba narisanzwe ndi umuhanzi. Kuva kera maze mu muziki imyaka igeze kuri 12 gutyo. Nabaye umwe mu itsinda rya Tough Gang, nza kuvamo. Amazina yanjye nitwaga Twizibo, niryo zina ry'ubuhanzi. Nza kugenda njya kwiga, ngarutse ndaza nkomeza umuziki buhoro buhoro, ariko nyuma nza kugura ino studio ya Monster Record, mpindura izina, ubu ngubu isigaye yitwa Twizy Music. Twizy Music itangiye vuba, ifite abahanzi b'abajene bagitangira n'aba producers. Naje rero kubona Vava ku itangazamakuru, ushize ndize kubivugaho, namuhujwe n'umupresenter bita Isiak manager, ashobora kuba ari hano. Amuzana mu rugo, Vava ambwira ibibazo yagiye agira mu muziki we, ambwira ukuntu abantu bagiye bamuca amafaranga menshi n'iki. Nibwo nahise mfata gahunda, navuga ni Vava ngiye kwiyemeza kumufasha. Kuva nabyemera, uwo munsi twese dutangira indirimbo. Indirimbo ye bayita Umurwa wa Kigali. Ni indirimbo nziza. Vava naje kumusangana impano rwose, nimuza kuyumva namwe muraza kumva ibyiza byayo. Biranashimishije cyane kuba Emi na Vava bari barakoze group. Ubwo no kuvuga ngo tungutse abandi bahanzi bashya, tuzakomeza tubakorere, tubateze imbere nk'uko impano, nk'uko bifuza kuguma, nk'uko bifuje kuguma gutera imbere. Bashimira na Amoni rero wemeye kubafasha, bakaba bagiye kuguma kuzamura impano zabo. Nanjye rero nk'umuntu uri mu ruhando rwa muzika, ndi hano kubafasha. Mfite studio iri kuri level nziza, iri professional, yakoreyemo ibihangange muri muzika. Hakoreyemo ba Deben, hakoreyemo ba King James, ba Tom Close, abantu bose bagiye bacamo bose. N'ubu ngubu turacyari kuzikora, baracyaza. Dufite aba producers beza babyize b'umwuga. So feel uzabishaka yazaza tugakorana. Bose bitayari guteza umuziki nyarwanda imbere ukagera no hanze y'u Rwanda. Murakoze cyane. Nimba mbere yuko kwakira ibibazo by'ubanze ukarebaho indirimbo ukanazumva, cyangwa se nimba okay, bashaka kubanza kureba indirimbo kugira ngo bamenye ibibazo bari bubaze. Umuntu uri ku buhanga bw'ibyuma nadufashe ku
indirimbo yo ngiriya kugira ngo indi ntabwo irarangira mu mujyi wa Kigali anabaye n'ibibazo by'ibitero ariko nayo vuba aha nayo irazana na video ngo abantu bazayibona ndagira ngo twinjire mu mwanya w'ibibazo mbere yo gusinya amasezerano banze ibibazo hari abavuze ko bafite ibibazo ku ndirimbo hari abavuze ko bafite ibibazo kuri ano masezerano agiye gusinywa ndetse n'andi yasinywe mu minsi ishize ubwo umwanya tujyemo n'ibibazo
ajya hano kugira ngo uri mikoro abantu babashe kuzaga. Murakoze twaje dushime nishimiye cyane indirimbo mwakoze ariko numvise irimo ubutumwa bwiza ku banyarwanda muri rusange. Ikibazo cyane ndashaka kuza kugaruka ku mikoranire yanyu bava n'umukobwa w'abanyarwanda. Numvise ko hariho lebo yatangiye ariko nagira bamenye se lebo nawe ni owner wayo cyangwa se agiye kuza abe under management, mugiye kujyamo managinga cyangwa nawe ni nyiri lebo responsible kuri lebo ku bikorwa byose bya lebo n'inyungu zose za lebo. Ikibazo cyane cyane Nikibajijwe telefoni gisubize wenda lebo vava nanjye turi under management ya manager wacu ariwe Amoni. Ni ukuvuga ngo twebwe tuzaba dufiteho inyungu zingana jye na vava, ariko twababwiye ko amasezerano tugiye gusinya ari ay'agateganyo. Ni ukuvuga ngo Amoni ntabwo ari uyu munsi kuko ndabona wenda bwije, ariko amasezerano tugiye gusinya ni ay'agateganyo, namwe muri buyabone, ariko yatwemereye ko ejo tuzicara tukabinonosora tukagira izindi ngingo dushyiramo, ariko jye na vava tuzaba turi bamwe. Ni ukuvuga ngo hagize icyitwa inyungu yaboneka tuzaba tuzinganye, hanyuma manager wacu nawe azaba bensira afite inyungu nawe, kuko ntabwo yatravaya amperite, agomba gukora ibintu nawe bizagira icyo nawe bimubyarira. Rero wenda muraza kutwihanganira kuko byanze bikunze tuzongera tukabahamagara tukabavuna, kuko hari andi masezerano azongera gukorwa, ayo uwo munsi n'ay'agateganyo. Ariko ndumva mu magambo make aricyo nasubiza, wenda manager nawe yamfashe. we yakubivuze niko bimeze. Lebo ni yawe na Valentina yemba manager. Murakoze. twakire n'ikibazo cya kabiri. Murakoze, nitwa Jerry. Ikibazo cyanjye cyagiraga gutya, tujya kumenya indirimbo Dore twayimenye kuri Valentina. Ese nashakaga kumenya kuki muzagabana hagati na hagati kandi ibihangano ari ibya vava, aho si Emi gushaka kuzamukira kuri Valentina, kuki inyungu zizaba zingana kandi hari nyiri ibihangano, hari uwo twamenye, hari nyiri hit wakompoje indirimbo, kuki mwavuze ko bizangana? Aho si kwaba ari ukuryamira Imana. Murakoze. Urakoze, reka aba ari gusubiza kuko ni nanjye ubashije. Uko mbibona ndabona uri umuntu mukuru gukompoza indirimbo uzi icyo ari cyo, kuko iyo composition unabivuze en vrai terme. Iyo uvuze ngo vava niwe wakompoje indirimbo ushatse kuvuga ko ari nawe wayanditse, ariko ushobora no kwisubiza ukavuga uti se iyi ndirimbo wenda uko nyibonye nuko nari nyizi mu by'ukuri yaranditswe. Ese koko Manuel nk'umuntu uri muri lebo afatanyije na vava, Manuel nta ruhare yagizemo? Mubwire ko iriya ndirimbo nijye wayanditse ngendeye ku bitekerezo bya vava, maze kuyandika nta kintu na kimwe namwishyuje, nyijyana muri studio nyikorera audio, nta kintu na kimwe namwishyuze, nyikorera amashusho, nta kintu na kimwe namwishyuje. Emmanuel, turagira ngo hari ibintu bisobanuke n'abanyarwanda badukurikiye babisobanukirwe. Murakoze cyane. Tujya kumenya indirimbo Dore mbere y'uko tubona indi tubonye kuri screen, hari akaboko ka Emi kari hari igitekerezo cya Emi cyari kirimo. Ni ukuvuga ngo mu biganiro twagiranye na vava akimanagingwa na Leila, mu biganiro twagiranye yatubwiye inspiration aho yagiye, ko yari ari ahantu bita kuri nayikonkumba ibintu nk'ibyo, atubwira ahantu inspiration yavuye. Hanyuma igitekerezo cy'uko Emi yavuze ngo
yashyizemo akaboko ke arambika urabihuza gute? Ngewe icyo mbona ntabwo ari ukureba kuri indirimbo cyane nubwo wenda ari ikibazo wari cyiza, ariko iyi ndirimbo dore imbogo twemeranyije ko tujya kuri channel ya Valentine. Hanyuma ntabwo twebwe ibi dukoze tureba ibya none, turareba iby'ejo hazaza. Ko Valentine ni umuntu munini, byo nko kubivuze indirimbo dore imbogo niyo yatumye agira naho itarazamuka. Iyo ndirimbo rwose twabivuganye na Emi ko iyo ndirimbo ijya kuri channel ya Valentine yo musanzwe muzi. Hanyuma ariko kubera ko Valentine ari umuntu wo kubyaza umusaruro, tugiye kureba ibindi bikurikira, kuko namwe mubizi Valentine ni umuhanga ariko afite ahagarukira. Turagira rero uyu mugabo yitwa Emi bakoranye, bagiye gukorana ibi, bagiye kujya bafatanya mu buryo bw'umuziki. Hari icyo azanye na Valentine ariko banabyumvikanye, baraneza ajya atekereza igihangano, namara kubitekereza agiye umugabo kuko ni umuhanga mu byo kwandika yandike babyaza umusaruro. Umva hari byasobanuka gutyo. Murakoze. Arakoze cyane. Reka nunganire manager. Hari icyo yazanye, hari icyo yazanye na Valentine, hari icyo yazanye. Why? Njyewe ndashaka gusobanukirwa neza. Why? Kandi hari umuntu wazanye igitekerezo, hari umuntu inspiration yamanukiyemo, hari abantu bajya bakora featuring turabyumva, ariko se kuki inyungu zaba ntabwo ndaba convinced. Why? Urumva rero niyo mpamvu nashaka kunganira manager. Ntabwo wabaye convince. Ni ukuvuga ngo ahubwo wakibajije uti kuki iriya ndirimbo dore imbogo itashyizwe kuri channel ya Reb. Ahubwo icyo nicyo wari kumbaza. Ni ukuvuga impamvu hano hari amasezerano ari y'agateganyo, kandi mu masezerano yagutse hajyamo pasente hazazamo close nyinshi cyane. Muri izo close rero ibyo bizasobanurwa by'iyo ndirimbo, kuko indirimbo nubwo bahuriye muri Reba ariko igihangano kiba gifite, turabizi twese ko abantu bakurikira igihangano kiba gifite nyacyo, ahubwo bakagira abandi bantu bagenda bacungukaho, haba abaproducer, haba uwacyanditse, haba ariko uwazanye igitekerezo cyangwa se umuhanzi aba ari nyir'igihangano. Ntabwo bikuyeho rero ko indirimbo ari iya Valentine, ahubwo izo close zose zizazamo hano mu masezerano. Ikindi kibazo nabonye icyaka Murakoze. Icyaka manager. Ndashaka kwibariza Twizy ngaruke no ku ruhande rwa Busamon. Twizy ndabizi ko twahuye mu gihangano cyabavuga bati genda mwishingira video na audio, indirimbo amajwi agiye gusohoka muri ino minsi igiye gutungana. Ese wowe ni indirimbo ugiye kumukorera gusa na video? Ese namara kubikora indirimbo na video bisohotse byose, amajwi n'amashusho asohotse, zamurekuza daho zakomeza umufashe muri ibyo bitandukanye? Nagaretse kumva ikintu mvana mwagiye avuga, yumva ko we na Vava abona uri manager wabo. Aho hagati Twizy Twizy wowe urajya he muri aho? Ikindi cya kabiri bazamona Vava yavuze ko atazi gukoresha YouTube, kandi abakoresha muri YouTube tuzi byinshi niba musaka za YouTube. Ese ninde uzikunda cyangwa uzishimira YouTube channel ya Vava akajya amenya ngo igeze hano igeze hano, kandi ari nani bizatuza kuri YouTube? Icyo kibazo nari reka nanjye ngusubize. Izi ndirimbo aba bagabo mureba aha ngaha boherejwe n'imbaraga zo mu ijuru. Iyi ndirimbo irajya kuri channel yanjye bita Dore Imbogo. Iyo channel nayikoranye na Yemi producer wanjye, niwe uzibanga ry'iyo channel. Ndashaka ko imanagingwa na Samu, akayimanaginga iriho izo ndirimbo ebyiri, tugakurikizaho indirimbo ya FPR kuko twiteguye amatora, ayifatanya n'uyu mugabo, ndetse n'izindi aribwo dutangira umurongo wa channel ya Twendi. Twizy niwe usubiza
Isiyaka urakoze. Urabizi ujya kumuzana Vava nari maze igihe mubona kuri ku macano afite ikibazo cy'uburyo bwo gukora imiziki ye. Ntabwo nari nzi Amon, ntabwo nari nzi Emi, nari nzi Vava nka Vava wenyine dore imbogo. Noneho maze kumva ko ari kugenda bamuca amamiliyoni, navuga ni Vava naze jyewe mufashe mukorera indirimbo, nta zindi nyungu mufiteho, nta n'ikindi kintu nifuzaga, njye nari mufashije nk'umuntu ufite ubushobozi bwo kuba nabikora. Niba mfite studio nkaba mfite capacity yo kumufasha, nemeye kumufasha mu bushobozi mfite bwanjye. Ntago nzamufatira, afite management ye, afite uko bakorana, ni na byiza. Iyo aza kuba adafite aho abarizwa, wenda ubwo nabyo nari kubyongeraho nkavuga ni ndamufasha, ariko ni byiza kuba afite aho abarizwa rwose. Vava afite ari free to do her music mu buryo bwe. Murakoze. Rakoze nitwaga kwaya nabazaga producer yagiye akorera ba Debeni, yakoreye ba Tom Cruise uko yabitubwiye, ariko ndashaka kumenya tubwire karite ya Vava, arayitubwira karite ya Vava. Ikindi nabazaga uriya mugabo yatubwiye ko yize za Gahini, akora za poeme. Ni iki cyamuhaye imbaraga zo gukorana na Vava? Nicyo nashaka kumenya. Urakoze. Ofite ngiye nkibona Vava nyumva ijambo dore imbogo. Dore imbogo murabizi ko yagiye isubirwamo n'abantu n'abadiji batandukanye bagenda banyuzaho utuntu, iraza isoundinga mu matwi yanjye, yanga kuvamo imera nka virus. Ntago navuga ngo ari ikindi kintu nayikundi, iba nka virus. Noneho nkajya ngenda nkurikirana ibiganiro bye, mwumva ari kurira aho yagiye baramuhenze, aho yagiye bamuciye amafaranga menshi atabona, ukurikije na situation ye n'ukuntu yinjiye muri Kigali. Nibwo nahuye na Isiyaka arambwira ati ndamubaza, ariko Vava amakuru ye bimeze bite? Ariko hazamuzanye tukamukorera. Ubundi hari ahantu agira abarizwa, hari ahantu agira akorera. Ni muri urwo rwego namufashije rwose. Karitere afite umwimerere, afite nimwumva nari namwumva neza kuri ino ndirimbo turi kumukorera, nibwo numvishije ko afite n'impano koko. Afite melody nziza, afite n'ibitekerezo. Vava ni umuhanga muri rusange. Murakoze. Nanjye reka nsubize ku byo mwari mumbajije. Mu by'ukuri nta nubwo ndi kure cyane ya producer uyu muvandimwe, yewe urabona ndi umuntu mukuru, nateze amatwi Vava muziko yarahitinze pe. Mu by'ukuri hari n'abantu najyaga mbabwira mvuga ni urebye Vava abantu bamurebye isi yose, igihangano cye tugize amahirwe n'iyi ndirimbo tumaze gukora yazarebwa n'abantu bangana kuriya, ko byanze bikunze hari icyo byamarira igihugu cyacu. Rero numvishe ubutumwa atanga mu ndirimbo ye, nkumva ibintu ashaka kuvuga. Nanjye ndi mu bantu nababwiza ukuri ko ntakunda guhimba ibintu by'ibishego, ahubwo nkunda guhimba indirimbo zirimo ubutumwa. Noneho ndeba comporte maze mpita mbona ko ari umukobwa umuntu yakoresha tugafatanya, burya ubumwe n'ingufu. Mbona ko dufatanyije niyemeye nanjye nkakurikira ku mpano Imana yampaye, nkareba n'ijwi rye, burya agira ijwi ryiza cyane. Mpita mbona ko umuntu yamukoresha kandi bikabyara umusaruro. Saze kumijambo yitwa Gadwi, nanjye nifite ibibazo bya muri bitatu nashaka gusubizwa. Icyambere ndagisubizwa na Vava. Ndashaka kwibaza first of all kubera iki channel iri kwitirirwa Vava kandi twamaze kumva yuko ari level y'abantu babiri. Icyo ni ikibazo cya mbere. Numvise uruhande rumwe mwajya mubogamira kuri Vava, ngo indirimbo zajya kuri Vava, ngo channel ya Vava gute. Kubera iki channel itakwitwa izina rya label, ko numva akenshi ko tumenyereye tuziko label ibifite channel yayo, ahanini n'amazina ashingiye kuri label. Sinzi impamvu ntari kumva yuko wenda channel yakabaye ititwa Emiva nk'uko label yitwa,
ubwo baransobanurira. Ikindi kibazo cya kabiri mfite ndakibaza manager. Vava twamwumvise kenshi ashwana na management we yarafite mbere ari we Ndayira. Ni cyo cyizere yamuhaye cyangwa se yashingiye kugira ngo yakire Vava ko agiye kumanaginga, nta mpungenge afite z'uko wenda bazatandukana nk'uko yatandukanye na Ndayira bwa mbere. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu ufite nanone ndakibaza Vava. Ndibaza impamvu Vava ahisemo yuko Chano izamanagingwa na Samu, yamwizeye bingana iki? Kuko tugeze yumva ko Samu ashobora kuzashyiraho wenda Fabrice na Gasogi cyangwa akanayitwara. Ni ibibazo bidakomeye. kandi Samu yayitwara. kiriya cya mbere ntiwagisubiza cy'uburyo Chano ya Rebo ariyo yajyaho igihangano. So icya mbere twarebye ko iyi ndirimbo ya Dore imbogo ajya kuri Valentina ni ibyo bibazo byose muri rusange. Sibyo Valentina twabiganireho, arasaba ati rwose indirimbo yanjye ya Dore imbogo niyo nzwiho, ndabasabye ijye kuri Chano yanjye kandi ngiye ku giti cyanjye kubera ko ntareba ibintu bya none ndebe bizaza biri imbere. Ibyo tuzakorera ibyo byinshi ntacyo bitwaye. Naye nawe ntiyaza kurwanira ngo iyo ndirimbo ya Dore imbogo izwiho ko nawe ni umuntu w'umugabo mukuru, nta kibazo gihari kuri twabyumvikanyeho management ndetse na Emiva komeza ko ijya kuri Chano ya Valentina. Hanyuma ikintu warumbajije kigendanye ni kinagendeye kugira ngo bashe kumanaginga Valentina kandi ari umuntu muvuga kagoye, ariko ngiye siko mbibona. Icya mbere nari mufite experience naramukurikiranye, nakurikiranye Valentina mukuru mugaye bivuze ngo indirimbo yahise imujya mu matwi. Twese Valentina yadutwayeho umwanya tugumva YouTube twumva ari ibintu bishimishije, n'umuntu ufite urungu cyangwa mbabaye akaba yanaseka. So rero ufite amakuru ndebe kunajya abana na Rayira ibyo hagiye bapfa. Valentina ngiye mufite icyizere nk'umukobwa muzima kandi aranyuma. Nizere ko twabaza gukora kandi twakorana neza. Icyo nzi cyo kuri Valentina, icya mbere ni ukumwumva, icya kabiri ni umunaniza, kandi ibyo nabishoboye tuzabikora neza nta kibazo. Murakoze. Ikindi bari bambajije n'icyo ngo kuri Samu Gakire. Samu yigeze nsanga i Kanombe nkoresha ikiganiro mu bantu nasabye Imana ko nongera kubona Samu yari arimo. Mu magambo twaganiriye dukora ikiganiro hari ijambo rimwe yambwiye ryatumaga nguma kumwibuka. Icyo guhemuka kuri Chano, nta mugabo uri imbere y'abandi ngo ahakane ikintu azi ko kizwi na bagenzi be. Ikintu gifite abagabo gitandukanye n'ikintu cyabereye mu rwihisho. Ntago nzi rero ko ashobora guhakana Chano kandi azi ko ari ikintu ari igikorwa namusabiye ku mugaragaro kuri kamera imbere y'inshuti ze n'abavandimwe ndetse na bagenzi be. Ntago namushinza rero ko yakora ubuhemu kuri Chano. Nanone nunganiye ntabwo nzayitwara rwose. ikindi wenda ntabwo nzayitwara kandi iyo Chano ubwo nifite mu gihe n'ubundi biri muri aya masezerano. ikindi wenda reka nanjye nongere ngaruke ku kibazo cy'aba bagabo. Urabona aba bagabo batanze imbaraga zabo. Yaravuze kuri RDB ndetse ngaruke no kuri Samu Gakire. Hari ukuntu nk'indirimbo ikundwa ikaba yagira umusaruro uri hejuru ya miliyoni 2. Nk'uko bateranye gutya bavuze bati Valentina tuzi neza ko RDB yamuhaye miliyoni 2, iriya ndirimbo ntikoze neza, iriya ndirimbo ikoze nabi, none turi bufate 500,000 cyangwa se miliyoni tuyishyire muri wa mushinga twagize gute twashoye, kuko aka kanya bashoramo imbaraga zabo. Ntago nzabananiza kuko uruhande rwose mbafata nk'iki nk'ababyeyi banje.
kuko ntago tuzahamagara uyu nguyu ngo ave i Butare yongera asubireyo nta risasi twishyuye. Ntago bosi azagumamo uruhushya ngo nta kazi ngi Butare nge gukora indirimbo, nta wundi mukozi usigaye ahangaha. Kandi buri kintu cyose kibaho kugira ngo kigire inyungu. Igihe bazaterana bagakora inama bakavuga ati ubuyobozi ubu n'ubu cyangwa se kampani niyi yamuhaye igihembo iki n'iki, bazaba bafite uburenganzira bwo kwicara bakakigaho, bakavuga bati indirimbo ntikoze neza, bamuhaye igihembo iki n'iki, tugomba gufatamwe amafaranga ya nayo yo kugira gute, yo gukoresha ya ndirimbo neza kugira ngo igume kugira umusaruro cyangwa igumye gukundwa. Ku ruhande rero rwa Samugakire nawe ntago yamanaginga cano, nimba hariho ikintu kigiyeho ngo nzagifate ntamuhaye igihembo, ariko igihembo nzakimuha ku cyanjye giti bitewe n'umusaruro wavuye kuri yaca. Murakoze. Cyakoza boss Amoni ari amasezerano ya mbere y'akazi, ntabwo bishaka kuzabangamirana n'aya masezerano yandi, kuko tuzi ko umuhanzi kugira ngo umuziki utere imbere bisaba umwanya cyane muri studio, bisaba umwanya cyane mu biganiro, promotion y'ibihangano. None hava nk'umukozi w'undi wa hano muri Gift, urabona wa mwanya w'akazi ukeneye udasanzwe akora, kimwe kitazabangamira ikindi, cyangwa se hari amasezerano ya mbere araseswa. Amasezerano ya mbere ntabwo yaseswa, aracyariho, ahubwo tuzahindura imikoranire na Valentina, cyane ko Valentina urwego dushaka kumushyiraho urwego rw'umuntu ugaragara muri resitora buri munsi, ni superstar. Ntabwo uzajya ubone Valentina uko yishakiye. Mu minsi imbere kuboneza yaba ari ibintu bikomeye cyane. Rero turahindura imikorere, ariko umushahara uragumaho, ariko icyo dukora gusa no kumuzamura akaba umuhanzi uzwi kandi ubikora neza. Ngo hari ibintu. Ikindi kibazo cyane tujya ku amasezerano byanjye. Murakoze cyane. Ndumva hakurikiraho igikorwa cyo gusinya amasezerano ku mpande. Cy'amafaranga yo kwishyuza. Abisimiriza gisiga amasheki ya kampani shaka. Bakwiye kumenyereza gusinya. Sinatiri hora ko turafungura konte kuwa mbere. harahiye. Birabaye. Ndumva nabashimira.
werekana aya ni ay'agateganyo yewe baramamomo bamatuka momo n'umuntu wabibonye buri muntu wese aracyuraye uyatubikiye